Inshuti z'Imana ndabasuhuje mwese, Imana ibahe umugisha. Nongeye kubaha ikaze muri ibi byigisho, aho turimo turiga ku gitabo cya Matayo 24, tugihuza n'ibintu turimo. Nubwo twahereye ku mateka, hari abantu batangiye kumbaza bati utari kutubwira ibiri kuba bakampa n'ingero, ariko mureke kuko iki gitabo gitangira kivuga ngo mwirinde atagira umubayobya, mureke duhere ku mateka. Ni ingenzi ko duhera ku mateka. Ntabwo nyobewe ibyo turimo turasohora muri uyu munsi, sinyobewe Trump na Joe Biden, ko abantu bashaka kumenya bati ibiciro birabaho uyu munsi. Ariko amateka ni ingenzi cyane kuko uko umuntu ahera ibintu hasi niko bimworohera kumva ibigezweho uyu munsi. Ndabizi turacyari kumwe, turacyafite icyumweru kirenga ku bantu rwose bari kuvuga bati tubwire ibiri muri Amerika, i Vatikani. Amatsiko rwose muzayashira. Imana ibaho umugisha rero. Nongeye kubaha ikaze muri ibi byigisho, kandi ntekereza yuko Imana irimo iratwungura. Zinashikanye ko hari byinshi tumaze gusobanukirwa, nubwo tukiri juste ku ntangiriro, tukiri hasi kuri fondation. Imana hari byinshi yiduteguriye, kandi nizinashikanye yuko Imana rwose izaduha umugisha. Twahereye hasi kubw'impamvu, kandi n'ubu ngubu turacyari hasi. Munyemerere mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, aho tugiye kureba ikizira cy'umurimbuzi n'iki mu cy'umwaka 20, nabwo ntabwo tugiye kwiga ikizira cy'umurimbuzi muri iki gihe cya 2020, ahubwo tugiye kwiga ikizira cy'umurimbuzi mu mwaka 70. Nyuma yaho tuziga undi mwaka, tuzabone kugera kuri uyu mwaka turimo. Mbere yuko twinjira mu cyiciro cyacu rero, munyemerere tucishe bugufi, Imana icyubahiro, twongere dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe ry'icyubahiro. Tugushimiye ko watubonye byinshi byatambutse, tugushimiye ko n'ubu ngubu ugiye kutuyobora. Turakwiragije kugira ngo tuyoborwe nawe. Turifuza gusobanukirwa ijambo ryawe, ko binyuze muri byo wavuze ko tubashobora guhora. Wavuze ngo dore amagambo abwiye y'umwuka kandi bwo bugingo. Turifuza guhabwa umwuka wawe wera, kandi turifuza Mana kwakira ubugingo dore muri Kristo Yesu. Udusobanurire biruseho, kandi ku musozi w'icyigisho udutere gufata icyemezo cyo kwiyegurira burundu tumaranaje. Tuzajya Imana mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti z'Imana, nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye kwiga ikizira cy'umurimbuzi mu mwaka wa 70. Nicyo cyiciro tugiye kwiga, ariko mbere yaho gato, mbere ko tukiga, tugiye kuba dusubira inyuma gatoya mu cyigisho twize nimugoroba, kugira ngo twibutse ibyakibanjirije. Tukabona icyigisho cyatubwiraga ibyabanjirije ikizira cy'umurimbuzi, cyangwa se ikizira kirimbuzi cyagombaga guhagarara mu mwaka 70. Uretse ko ari amateka y'Isirayeli nk'uko tuzabibona, twabonye ibintu 8 byabanjirije icyo kizira cy'umurimbuzi Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yesu, uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 24. Niho twize nimugoroba. Twabonye ibyabanjirije cyangwa ibyagombaga kubanziriza ikizira cy'umurimbuzi. Dore ku murongo wa 5, twamenyemere twongeye dusome isomo kuko n'ubundi ni suite, ni ibyigisho bikurikirana. Ntabwo twakwiga icyuyu munsi tudasubiye, cyangwa se ntabwo twasobanukirwa icyuyu munsi tutarabanjije ku cyera. Umurongo wa 5, twabonye yuko ngo benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Icyo ni ikintu cya mbere twabonye mu cyigisho. Twabonye abantu benshi baje mu gihe mbere y'uko Yerusalemu irimbuka, baje biyita izina rya Kristo. Twabonyemo uwitwa Teyuda, twabonyemo Yuda w'umunyagalilaya, twabonyemo Simoni Magusi cyangwa se Simoni w'umukonikoni, twabonyemo n'uwitwa Bari Yesu. Abo bose baza mu gitabo cye byakozwe n'intumwa, kuko twabwiye yuko ibyabaye Yesu amaze kuzuka, hagati ya Yesu amaze kuzuka no mu kurimbuka kwa Yerusalemu, ni ibica y'ibizabaho muri kino gihe turimo. Twebwe rero kugira tuzamenye ibiriho muri kino gihe turimo, reka tubaye tunige n'ibyabaye muri icyo gihe ngo byari bimeze bite, kuko ubwabyo no kubyiga, umuntu ufite intekerezo zikangutse, nubwo tutagira andi magambo tuvuga, nubwo tutavuga ngo muri iki gihe dore ibiriho, ubwe ashobora gutangira kuvuga ati iki kirahura n'iki, iki kirahura n'iki, iki kirahura n'iki. Hari abantu benshi barimo barandika ama message bavuga bati aya mateka yadufashije, aya mateka twese tuyasanisha n'ibintu turimo, kandi ntabwo aho turahagera. Ahubwo ndi kuvuga ntituhagera tuzaba bimeze gute. Mbega ukuntu Imana irimo irakora ibitangaza mu mitima y'abantu. Imana ibahe umugisha.
rero twabonye icyo nicyo kintu cya mbere cyagombaga kubanza ikizira cy'umurimbuzi. Ese twe muri kino gihe hariho abantu benshi bita ba Kristo cyane rwose turabona mu byiciro biri imbere muri Brazil, mu Bufaransa, muri Amerika, yewe no mu Rwanda. hari umuntu nanjye nigeze guhura nawe Musanze, nari ngiye mu materaniro, wenda abantu twahuriye muri ayo materaniro ngo murabizi, hari umuntu twahuriye i Musanze tujya mu materaniro mu Rwankeri witaga Yesu, ari i Musanze hariya bakatiraga amatike ku modoka, akavuga ati rwose ati ni Yesu bahanuye, wenda nubwo bavuga ngo afite uburwayi bwo mu mutwe, ariko ntabwo byari gusa. Reka dukomeze. Ikindi kintu cya kabiri cyagomba kubanza ikizira cy'umurimbuzi, twagisomye ku murongo wa 6, ahavuga ati muzumva iby'intambara nimuwaze intambara, mwinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Twabonye iby'intambara zabaye, twabonye intambara zabaye hagati y'Abisirayeli n'Abanyasiriya ndetse n'andi mahanga yabakikije. Twabonye ko Yesu ubwe yavutse mu gihe cyitwaga Pax Romana, kivuga yuko Abaroma bashakisha ku buryo bazana amahoro, ariko amahoro yarananiranye. hari igihe cy'intambara zikomeye, ndetse ikindi kintu cya gatatu Yesu hano twakibonye ku murongo wa 7, avuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Aho ni civil war, cyangwa se intambara z'abaturage, cyangwa intambara zavukaga mu gihugu zizanywe n'abaturage. Nibyo cyitwa ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Twabonye iby'izi nzara n'ibishyitsi, twabonye iby'iyi nzara mu byakozwe n'umwaka cya 11 umurongo 28, aho twabonye yuko Agabo yahanuye iby'inzara agombaga kuzatera mu isi yose. Igitabo cye byakozwe n'intumwa 11 umurongo 28 niho ayo magambo twayasomye. Twabonye n'ikindi kintu cyitwa ibishyitsi, twabonye ibishyitsi byagiye bibaho bigatuma habaho imyuzure iteye ubwoba, bigatwara ubuzima bw'abantu benshi, ndetse abandi bicwaga n'ubwoba. Ayo magambo twayasomye, dusomye ibyo Tacitus yanditse, ndetse tunasomye ibyo abandi banyamateka benshi batandukanye bagiye bandika. Umurongo wa 8 twabonye ikindi kintu cyakurikiyeho, hatubwiye ngo ariko ibi byose bizaba bitangiye byo kuramukwa. Ibyo bintu byose tumaze gusoma, abantu benshi hari ibyo babiri bakagira ngo niyo mperuka. Ahubwo Yesu yavuze ati azaba intangiriro yo kuramukwa. Kubera iki? Mu kuramukwa noneho bizaba bikomeye kuruta aho ngaho. Ibyo bintu byose rero ari abita Kristo, ari intambara nimuwaze intambara, ari ishyanga ryatera irindi shyanga, ari inzara, ibishyitsi n'ibyorezo, ese ibyo bintu byagomba kurangiriraho? Twasanze neza ko bitagomba kurangiriraho, ahubwo byagomba gushyirwa ku bwoko bw'Imana, bukagaragazwa ko aribwo buteje Abisirayeli cyangwa se ishyanga ryose akaga. Ibyo ngibyo byabayeho, intumwa zashyizweho kesi, zararezwe zijyanwa mu nkiko. Umurongo wa 9 ubwo nanone ni ikindi kibanziriza ikizira cy'umurimbuzi. Ku murongo wa 9 handitse ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahowe izina ryanjye. Twabonye ubuhamya budasanzwe bw'intumwa, twabonye Petero, twabonye Pawulo, twabonye n'izindi ntumwa batavuze amazina, uburyo zagiye zifungwa, uburyo zagiye zirenganywa, zigashyirwaho kesi mu by'ukuri atari babikoze, zigashyirwaho ibyaha runaka, ari ukugira ngo wenda abayobozi b'ishyanga birengere cyangwa se babashe kwisanisha cyangwa babashe kugira umutekano muri leta. Ariko nubwo babikoze gutyo, ntabwo bawubonye. Ntibyabuje Yerusalemu kurimbuka, ntibyabuje ubuhanuzi bw'iby'Imana yavuze gusohora. Mbega ukuntu muri kino gihe nanone ariko bigiye kuzagenda ku bwoko bw'Imana, cyangwa se ariko birimo biranagenda ku bwoko bw'Imana. Ese muri kino gihe abantu barimo baragambanirana cyane rwose. Muri kino gihe abantu baranganye cyane rwose. Muri kino gihe ku bw'izina rya Kristo hari abantu basigaye barafashwe bagahindurirwa amazina, bagahindurwa abantu, bagashyirwa muri classe runaka y'ubuzima. Ubyibaze, ndabizi ko igisubizo utari bugishakire kure yawe, ko igisubizo kiri hafi. Icyo nanone ni ikindi kimenyetso cya gatandatu twabonye cyabanzirije ikizira cy'umurimbuzi. Umurongo wa 10, inyuma y'uko abantu bagambaniwe bakangana, twasomye amagambo mu bifuzo byose mu ntambara ikomeye y'uburyo hagombaga kubaho kurenganywa, y'uburyo abantu bagombaga kwangana, y'uburyo abantu bagombaga gutangira gushungurwa. Umurongo wa 10 uranditse ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana kandi bahangane. Mbega ukuntu muri kino gihe abantu none basubiye inyuma. Mbega ukuntu muri kino gihe abantu bamwe bishimiraga ijambo ry'Imana ariko basigaye bararyanze. Mbega ukuntu muri kino gihe ugenzura urebe ngo ariko se ibi bintu byaba birimo birasohora mu gihe dutegereje, cyangwa se mu gihe turimo turagana aho ikizira cy'umurimbuzi cyiteguye gukora umurimo wacyo uheruka.
umurongo wa 11 twabonye ko abantu benshi b'ibinyoma baradutse kugira ngo bayobye benshi. Abantu b'ibinyoma twabasobanukiwe twasanze yuko ntabwo bari abigisha baturutse mu madini y'ibinyoma, ntabwo bari abigisha bo mu madini yayobye nk'uko rimwe na rimwe tujya tubifata, oya, ahubwo twasomye mu ntambara ikomeye yuko abigisha b'ibinyoma bari abayobozi b'itsinda ry'abayuda bafashe amafaranga bakagurira abantu b'ibinyoma kugira ngo baze bahumurize ishyanga, kugeza ubwo n'ingabo za Titusi zari zagose urusengero bakomeje kubwira abantu bati nimuhumure, Imana iracyari Imana yacu, turacyari ubwoko bwatoranyijwe, turacyari ishyanga ryera, turacyari abantu Imana yaronse. Mwibuke yuko kuva muri 34 batari bakiri ubwoko bwatoranyijwe kuzageza mu mwaka wa 70. Ibyo ngibyo ni ubuhanuzi twese tuzi. Ntabwo ntekereza yuko umuntu wize ubanza mu myaka 190 cyangwa se 70 ayobewe igihe cyagenwe, igihe cyarangiriye. Ubu ni ubuhanuzi twese tuzi. Rero murabona yuko abantu b'ibinyoma baje bakomeje kwiziza abantu kuguma ku murongo bahozeho kera, kandi nyamara ikorose ryari ryakaswe. Bantu b'Imana, abantu b'ibinyoma ntabwo muri kino gihe bagomba gushakirwa hanze, ahubwo abantu b'ibinyoma bari hagati mu bwoko bw'Imana, bari hagati mu bwoko bwatoranyijwe. Ntabwo abantu b'ibinyoma bari ababuriraga abantu ngo nimusohoke bwoko bw'Imana, ahubwo abantu b'ibinyoma bari ababwiraga abantu bati nimugume hano nta kibazo, kubera ko ubwo buhanuzi nibwo bwatumye abantu barimbuka. Ariko abavugaga bati nyamara ibyahanuwe byasohoye, nyamara ibyavuzwe dore byasohoye, abo ngabo bari abahanuzi b'ukuri. Ab'ibinyoma bo barabizizaga abantu amahoro, barababuzaga abantu gufata ibyemezo byo gukiza ubugingo bwabo igihe kikiri. Umurongo wa 12, maze ko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Twabonye ukuntu urukundo rwaje gukonja, abantu bajya gushaka ibyo kurya bakabyamburwa, abagore bafataga abana bibyariye bakabarya. Ibyo twasomye mu gitabo cy'amaganya yaremye igice cya 4 n'ahandi. Umurongo wa 13, ariko yongana akageza imperuka azakizwa. 14, kandi ubutumwa bwiza bwami buzigishwa mu isi yose ngo be ubame bwamiza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ikagenza gute? Nibwo imperuka izahera ko ikaza. Twasomye neza uburyo Pawulo yatanze ubuhamya bw'ukuntu mbere y'uko Yerusalemu irimburwa ubutumwa bwabwirijwe amahanga yose. Ubutumwa bwarabwirijwe pe. N'ubu ngubu kandi mbere y'uko ikizira cy'umurimbuzi gikora ikimenyetso cyacu giheruka, ndashimira Imana y'uko ubutumwa bwabwirijwe. Nubwo akarengane kari gahari, nubwo kubabazwa kwari guhari, ubwoko bw'Imana bwakoze umurimo pe. No muri kino gihe wenda nubwo tutarahagera, ariko reka tubirebe. Ese kuba hari abantu b'Imana barengamo, kuba hari abantu b'Imana babeshyerwa, kuba hari abantu b'Imana bashyirwaho kesi, nibwo umurimo urimo urakorwa cyangwa nibwo umurimo wahagaze? Nibwo umurimo wihuse cyangwa nibwo umurimo wagenze gahoro? Ndifuza yuko munsubize ku bantu bari live, ndifuza yuko munsubize. Ubu nibwo umurimo wahagaze cyangwa nibwo umurimo wihuse cyane? Nibwo ijambo ry'Imana ryacecetse cyangwa ubwo nibwo ryihuse? Imana yafunguye amayira. Imana yafunguye amayira, ubutumwa bwageze kure, ndetse kure cyane. Rwose ndimo ndabibona. Ndimo ndabona abarimo barasubiza. Umurimo warihuse biteye ubwoba. Umurimo urakorwa. Hari imiryango imwe n'imwe yagize igihe cyo kwiyunga, hari imiryango yagize igihe cyo kumva ijambo ry'Imana, hari abantu bagize umwanya kujya gushakisha iryo jambo ry'Imana, hari amazina abantu bagiye batari bazi, ariko kubwo kureba urwango rushyizwe kuri ayo mazina bajya gushakisha n'ibyigisho wenda byari biri kuri YouTube, bajya gushakisha n'ijambo ry'Imana abantu bari barigishije. Ndababwiza ukuri, ubu ngubu hari ibyigisho abantu bari kwiga byagiye kuri YouTube mu mwaka wa 2014-2015, mbere y'uko wenda nuko kuvugwa nabi, nuko kubeshyerwa, nuko guhimbirwa ibinyoma kuza muri kino gihe. Aho ntabwo turahagera, kuko turacyari ku kizira cy'umurimbuzi mu mwaka wa 70. Nicyo twarebaga na hano. Pawulo nubwo ijambo ry'Imana tubwiye ngo hagomba kubaho kwangwa, kugambanirwa no kubeshyerwa, ibyo ngibyo nibyo byatumye ijambo ry'Imana rikwirakwira isi yose. Mbere yuko muri 70 ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi, mbere yuko ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli kihagarara ahera. Ubu rero nk'uko twari dusoreje ku kizira cy'umurimbuzi, tugeze ku kizira cy'umurimbuzi, ari nayo nsanganyamatsiko abantu benshi bafitiye amatsiko. Uyu munsi turakora introduction gusa, ntabwo turi bukimbikemo cyane kuko tuzagira ibyigisho byihariye. Narababwiye tuzagira ibyigisho birenze kimwe. Kuri njye mbasha kuvuga ngo wenda ni 2 cyangwa 3, Imana ikadutegurira ibirenze na 5, kuko iki kizira cy'umurimbuzi tubasha kukiga ibyigisho byinshi cyane, ariko igihe ntabwo cyazadukundira ngo buri kantu kose tukadetaye.
ibyo Imana izadushimira nibyo tuziga. Ubu rero tugeze ku nsanganyamatsiko y'icyigisho cyacu, ariko turakora introduction kuri Matayo 24:15 niho twaraye dufungiye, niho tugiye gufungurira. Ubu ngubu haranditse ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera entre parenthèses, ubisoma agenze gute? Ubisoma abyitondere. Ubu ngubu rero biratsa kugira ngo twitonde aho tugeze, kuko ijambo ry'Imana ryabidusabye. Kuki ijambo ry'Imana ryadusabye ngo tuzitonde tugeze ku bazaza biyita Kristo? Kuki ijambo ry'Imana ryadusabye kugira ngo tuzitonde tugeze ku nzara n'ibyorezo n'ibishyitsi? Kubera iki ijambo ry'Imana ahubwo dusabye ngo nitugera ku kizira cy'umurimbuzi tuzagenze gute? Tuzabyitondere. Nuko ikizira cy'umurimbuzi kidusaba nyine gufata umwanya, kiradusaba kwiga twimbitse cyane. Ikizira cy'umurimbuzi mu nyemere tukivugeho ibintu bike cyane muri no introduction, kuko tuzagira umwanya uhagije wo kukiga, tuzagicukumburaho cyane ndabasezeraniye, kandi Imana izabikora. Ikizira cy'umurimbuzi twari tubonye yuko ubwabyo twavuze ngo ubwo muzabona ni ukuvuga ko ikizira cy'umurimbuzi kiragaragara. Yego, ntabwo ari amayobera nk'uko bamwe bajya bavuga ngo hari ibintu biri amayobera matagatifu. Ikizira cy'umurimbuzi abantu bagomba kukigenza gute? Kukirebesha amaso. Kabiri, ikizira cy'umurimbuzi cyitwa izina ryihariye, gifite inshingano iri mu izina ryacyo, kuko cyitwa ko kigomba kugenza gute? Kuribura. Iki kizira cy'umurimbuzi, ikindi kintu cya gatatu kikiranga ni uko cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli. Benshi ntibagishaka kwiga igitabo cy'intambara ikomeye, benshi ntibagishaka kwiga igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, baravuga bati ntacyo bimaze kwiga igitabo cya Daniyeli. Birakwiye ko twiga Kristo, birakwiye ko twiga Matayo, birakwiye ko twiga ubutumwa bwiza, birakwiye ko twiga Zaburi. Hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze unsetsa, twajyaga dusengana ahambere muri za 2008 2009, yakunda kutubwira ati njye bereka ibintu by'Abakorinto, ibintu ngo by'Abafilipi, ati ibyo bintu ubundi cyanditswe muri Bibiliya. Ati njye nikundira igitabo cya Zaburi gusa. Ati nzi Zaburi, nta kindi gitabo cyo muri Bibiliya nzi. Murumva yuko hari ibintu abantu badashaka kwiga, kandi ibyo bintu uko byamera kose bafiteho impact, uko byamera kose bifite ahantu bizahurira nabo vuba cyangwa kera. Yesu yaratubwiye ngo tugomba kwiga igitabo cya Daniyeli kugira ngo dusobanukirwe iby'ikizira cy'umurimbuzi. Ni imwe mu mpamvu dusaba kucyitondera. Twabyemera cyangwa tutabyemera, dukeneye kwiga iby'iki kizira cy'umurimbuzi. Cya gatatu baratubwiye ngo kigomba guhagarara hehe? Kigomba guhagarara ahehe? Muri no introduction mureke turebe gato gusa ku by'iki kizira cy'umurimbuzi. Twahabwiye ko tugomba kwiga igitabo cya Daniyeli kugira ngo tugisobanukirwe. Daniyeli igice cya 9 umurongo 26 na 27 hatubwira uko Yerusalemu yagombaga kongera kubakwa, kandi nyuma yo kubakwa bakatubwira ko izongera igasenyuka. Handitse ngo iki? Daniyeli igice cya 9 umurongo 26, Daniyeli igice cya 9 umurongo 26 no 27, fate birazanye tujyane tugereyo. Haranditse ngo Daniyeli igice cya 9 umurongo 26, turamanuka tugeze ku murongo 27. Ariko mureke dushaka dore ko 25 ni byiza biradufasha. Haranditse ngo 25 ni ukumenya ibyitegerezo yuko uhereye bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana. Mu byiciro byatambutse twabonye gusenyuka kwa Yerusalemu kwa mbere, isenywa na Nebukadinezari. None bagiye kutubwira ko nyuma yo gusenywa na Nebukadinezari, Daniyeli yahanuraga ko izongera kubakwa nyuma y'imyaka 70 bamaze mu bunyage. Ubimenye ibyitegerezo yuko uhereye bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazaba ibyumweru 7, maze abe ibyindi byumweru 32 bahubake basubizeho imibabaro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. 26 ibyo byumweru ko ari 32 nibishira Mesiya azakurwaho. Aha baganishaga ku cyumweru cya nyuma n'ubundi aho Kristo yagombaga kutwitangira ku musaraba. Mesiya azakurwaho kandi atazabasigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwe. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka. Murumva ko bagaruye rya jambo ryanditse mu Matayo 24 by'uko hagombaga kubaho intambara n'ibyago, kandi akagomba kuba cyitwa kurimbuka. Turabisomye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa. Murumva ko hagomba kuza icyitwa ikizira cy'umurimbuzi, cyagomba kuza kikarimbura umurwa nk'uko Nebukadinezari yaje akagenza gute? Akawurimbura ndetse akarimbura n'urusengero. Zana bigeze imperuka, niko bitegetse 27.
uwo mutware azazana benshi isezerano rimare icyumweru rikomeye, rimare icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi, urumva yuko bavuzemo iki? Umurimbuzi. Donc hari umurimbuzi, hari n'ikizira. turaje turebe ikizira aho kizaba kiri. Uwo mutware nako umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Murumva ko umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Ubwo twumvisemo ya magambo abiri, harimo ikizira, harimo no kurimbuka cyangwa n'umurimbuzi. Sinzi mukurikiye neza, kuko gufungura cyangwa se kudekoda iri somo biraza kudufasha cyane. Ibi byahanuwe na Daniyeli kera cyane mbere yuko Yesu aza, kandi Yesu aje yavuze mu Matayo 24 mbere yuko Yesu avuga ibyo yahanuye mu Matayo 24. Daniyeli yari yabihanuye mbere yuko, nyuma yuko Yerusalemu yongeye kubakwa, nyuma yuko Yesu amaze kwitanga ku musaraba, hagombaga n'ubundi kuza ikitwa ikizira cy'umurimbuzi. Uyu murimbuzi yagombaga kuza ku ibaba ry'ibizira. Turaza kureba iryo baba ry'ibizira ni irihe. Maze kugeza ku meruka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Uburakari buzasandazwa kuri inde? Kuri uwo murimbuzi. Hano ni ibintu bitatu. Umurwa wagombaga gusenyuka, tubonyemo umurimbuzi, tubonyemo n'ibaba ry'ibizira. Ibi bintu biratangaje cyane. Ikizira Abisirayeli bakoze nicyo cyatumye barimbura. Nk'uko kurimburwa kwa mbere mu gihe cya Nebukadinezari, twabonye neza yuko bakoze ikizira cyitwa gusenga izuba no kunyuza imitwaro ku munsi w'isabato. Mu yandi magambo, kwanga kubahiriza umunsi w'isabato no kuweza nk'uko bikwiriye, bagasenga izuba. Ibyo bintu byatumye barimbuka. Mu yandi magambo, ibyo nibyo bizira byabaganisha kugenza gute kurimbuka. Abo twatangiranye twabisomye neza muri Ezekiyeli, twabisomye neza mu gitabo cya Ezekiyeli ndetse no mu gitabo cya Yeremiya, yuko bakoze ikizira. Ikizira bakoze nta kindi, ni ukwica isabato, bagahitamo gusenga izuba kandi Imana yabuzanyije. Tugiye kureba no mu gihe cyo mu kurimbuka kwa Yerusalemu mu mwaka wa 70, ukuntu none ikizira cy'umurimbuzi cyaje kigahagarara ahera. Ikizira cy'umurimbuzi cyaje kigahagarara ahera. Muri Matayo 24:15 twasomye yuko ikizira cy'umurimbuzi kizahagarara ahera. Ariko nubwo ari ikizira cy'umurimbuzi, ntabwo iyo imvugo ifungutse neza. Kuyifungura neza bisaba gusoma muri Luka 21:20, kuko niho hasobanutse neza cyane kuruta muri Matayo 24:15. Haranditse muri Luka 21:20. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, izi ngabo nizo kizira, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Murumva yuko ikizira cy'umurimbuzi muri Matayo 24:15 baravuze ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi, cyase ikizira kirimbura gihagaze ahera. Murumva ko bafashe ayo magambo abiri bayahuriza hamwe. Ariko Luka we agiye kwandika yaranditse ngo ubwo muzabona ingabo zihagaze zigose Yerusalemu, muzamenye ko kurimbuka kwaho kugiye gusohora. Mu yandi magambo, igihe ingabo zagomba guhagarara Yerusalemu, ntabwo ari bwo Yerusalemu yagomba kurimbuka, ahubwo yagomba gucamo ikindi gihe kugira Yerusalemu ikabona kugenza gute kurimbuka. Munyemere amagambo twongeye tuyasome. Luka 24:20. Ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe. Ubwo deja ahera ni ku muzenguruko wa Yerusalemu, ni nyuma ya Yerusalemu. Tugiye kubisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye kugira ngo tubirebe. Ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Murumva ingabo zari zitaragera mu murwa, ahubwo zari zigose inyuma ya hehe? Inyuma y'umurwa. Abantu biga ubuhanuzi nabi iteka bashaka kwereka abantu yuko bagomba gufata ibyemezo. Ibikorwa byatangiye. Ndababwiza ukuri, nk'uko byanditse mu gitabo cy'Abyitorero, abantu bazashaka gufata ibyemezo igikorwa nyirizina cyageze, bazabwirwa ngo mwaratinze cyane. Barahari, nawe ubigenzure. Waba uri umubwiriza, waba uri umwigisha, waba uri umupasitoro, ugenzure uko ujya wigisha. Waba uri umuntu usanzwe, uri umwizera, ugenzure ko udategereje ko igihe runaka kigera ukazabona gufata icyemezo. Kamabwira ijambo ry'Imana riri kuvuga ku by'iminsi imeruka, tuvuga ko tugomba kwigira ku mugore utwite. Ntabwo umugore utwite afata icyemezo ari uko umwana yasohotse, oya, ahubwo umugore utwite afata icyemezo, atangira imyiteguro mbere y'uko yewe yabwiwe ko inda ifite ukwezi, amezi 2, amezi 3, atangira gukora imyiteguro. Atangira gutegura icyumba, atangira kugura imyenda, atangira kugira ibintu, atangira gufata position aryamamo, atangira imyiteguro runaka, atangira guhindura imyenda yasanzwe yambara, atangira guhindura ibyo kurya yasanzwe arya. Niba ashaka umwana uzaseka cyangwa uzabutuje, atangira nawe kwimenyereza guseka no gutuza. Hari ukuntu atangira kugabanya ibintu. Afite imyiteguro akora mu mezi 9 yose, kandi umwana azaza mu kwezi kwa kangahe? Kwa 9.
ku bijyanye n'ikizira cy'umurimbuzi abantu benshi bashaka kuzafata icyemezo ari uko dimanshi yatangajwe, ariko tugiye kureba ko abantu bazabwirwa ngo mwaratinze cyane. Bantu b'Imana, abantu bagiye kuzabwirwa ngo baratinze. Nk'uko i Yerusalemu hasohotse abantu bake cyane gusa, abandi benshi ijambo ry'Imana ritubwira yuko barimbutse, abenshi bararimbutse. Ijambo ry'Imana ribivuga, ntabwo ari byo wifuza ko abantu barimbuka, ko nta nyungu na nkeya mfite mu kuba abantu barimbuka. Ku bwanjye nakifuje ko abantu mwese mukurikiye kino cyigisho n'abazagikurikira nyuma twazabana mu bwami bwo mu ijuru. Nta muntu n'umwe nifuza ko yazarimbuka, ariko Bibiliya ni Yesu wabivuze, yavuze ko inzira ijya mu ijuru ifunganye kandi abayinyuramo ni bangahe? Ni bake cyane. Reka turebe rero, ikizira cyari iki? Cyari ingabo zagombaga kugota Yerusalemu. Ubwo ahera ni hehe? Ni aux alentours, ni ku muzenguruko wa Yerusalemu, ni inyuma y'imidugudu ya Yerusalemu. Ni ukubera iki izo ngabo ziswe ikizira? Ni ikibazo dukeneye kwibaza. Kuki muri Luka batubwiye? Kuko Luka we yabimennye umutwe. Hari ukuntu Matayo na Mariko babivuze mu buryo bufinze, ariko Luka we yabivuze mu buryo bwahuranyije. Niko twatangiye tubibona mu cyigisho cya mbere ko Matayo 24 iryoheye umuntu kuko ayumva iyo ahuje isomo n'isomo. Ariko muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Luka yatubwiye neza yuko ikizira ari ingabo, ntabwo ari umwami wazo. Nubwo umwami wazo ari we utegeka bakaza gukora ibyo yabasabye, ariko ikiziranye n'ingabo cyari ingabo. Bagombaga kurebera ku ngabo, bityo bagahita bafata icyemezo batabanje kuzategereza ngo ubwo tuzabona umwami w'i Roma agize icyemezo runaka afata cyangwa agize icyemezo runaka asinya. Oya, bagombaga kurebera ku ngabo, bityo bagafata icyemezo cyo gukiza ubugingo bwabo. None kuki izi ngabo ziswe ikizira? Kuki izi ngabo ziswe ikizira? Reka turebe. Wa munyamateka witwa Josephus n'abandi banyamateka benshi batubwira ko izo ngabo zimaze kugota Yerusalemu zashinze amabendera yazo, maze zitangira kuramya ibigirwamana byari bishushanyije kuri ayo mabendera, kuko bumvaga ko ari byo byabayoboye, ari byo byabagejeje Yerusalemu, kandi ari byo bigiye kubaha kunesha uwo murwa wari ukomeye cyane. Bumvaga ko ibishushanyo biri kuri ayo mabendera ari byo birubahe gutsinda Yerusalemu. Murumva impamvu ki izi ngabo ziswe ikizira? Ni Yesu wabivuze, kuko Yohana Luka yarabyanditse ngo ubwo muzabona ingabo zigose Yerusalemu. Izi ngabo ziswe ikizira kuko batangiye gusenga ibyari biri ku mabendera yabo. None nicyo cyari kiri ku mabendera yabo? Nicyo cyari kiri ku mabendera y'izi ngabo? Nicyo cyari kiri ku mabendera y'izi ngabo? Luka 19:41 haranditse ngo bagiye kutubwira yuko ibizira bise bakoze niyo byabateye kurimbuka. Ageze hafi y'umurwa, Yesu ageze hafi abona umurwa arawurira ati, uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko none dore bishwe amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakugota. Murabona ko na Yesu yavuze kugotwa k'umurwa. Ubwo abanzi bazakugota bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsemba n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye wagenje gute wagenderewe. Mu Luka 19:41 kugeza ku 44. Murabona ko na Yesu yarebye umurwa yarawuririye, kuko yasobanukiwe, kuko Yesu ni Imana, amenyerezo mu itangiriro. Yarebye ibizaba kuri uwo murwa wigometse, abona uburyo ingabo zizawugota, abona uburyo ingabo zizawurinda cyane, abona uburyo ingabo zizashinyagurira ubwoko bw'Imana ziri hanze. Maze Yesu abirebye ararira, kubera ko yari abafitiye impuhwe. Ntabwo Yesu yarize kubera ko banze kumwizera. Yesu yarize kubw'urukundo yari abafitiye. Mu ntambara ikomeye, icyiciro cya mbere cyitwa irimbuka rya Yerusalemu, paje 23, babajwe nuko abantu benshi bafite udutabo twitwa inkuru itera ibyiringiro aya magambo badashobora kuyabona. Kandi ako gatabo karakwirakwizwa cyane, abantu baragasoma cyane, aho kugira ngo bafate intambara ikomeye yahanuwe ko ariyo izarangiza ubutumwa muri kino gihe cyacu giheruka. Intambara ikomeye chapitre ya mbere paje 24 haranditsemo igihe amabendera y'abasirikare. Ubwo tugiye kureba kujya duhuza ibyo Josephus yavuze n'ibyo Imana ubwayo yahanuye mwuka w'ubuhanuzi. Mu ntambara ikomeye handitsemo igihe amabendera y'abasirikare basengaga ibigirwamana by'Abanyaroma. Murakurikiye? Ni amabendera tugiye kureba. Basengaga ibigirwamana by'Abanyaroma. Tuzi ko Abanyaroma rero basengaga izuba, ari no bazanye gusenga ku munsi w'icyumweru, Sunday, umunsi w'izuba. Yari gushingwa ku butaka buziranenge bwageraga muri metero zirenga 200 inyuma y'inkuta z'umujyi. Murabona ukuntu abantu bajya barwanya umwuka w'ubuhanuzi, baba bari kwigora, baba bari kwihenda. Kugira ngo uzasobanukirwe Bibiliya utiga umwuka w'ubuhanuzi biragoye cyane. Kwibeshya ndetse ukazabeshya n'abandi birakoroheye.
murebe mu ntambara ikomeye ku handitse handitse ko amabendera agomba gushirwa kuri metero zirenga 200 inyuma ya clôture y'umurwa. Mene magambo kuva i Yerusalemu ugana ahantu ingabo zashinze amabendera hari metero 200 niho izi ngabo zakoreye igikorwa cyo gusenga ibigirwamana byari biri ku mabendera yabo. Bwajya kuri metero zirenga 200 inyuma y'inkuta z'umujyi, abayoboke ba Kristo bagomba gukizwa no guhunga. Ubwo ikizera cy'umurimbuzi ni ikihe? Icyo Yesu yababwiye ati nimubona kihageza here muzahite mugenza gute? Muzahite muhunga. Abayuda bazahungira ku misozi, abazaba bari hejuru y'inzu be kuzamuka bafite ku bintu bazahite bahunga. Murabona dushingiye ku ntambara ikomeye kuko ibi ni ibyahumetse. Murabona ikizera cy'umurimbuzi abantu bagombaga kureba bamara kukibona bagahunga ari iki? Ni igikorwa cyageze i Yerusalemu cyane ni igikorwa cyabereye inyuma y'i Yerusalemu kuri metero 200. Ibi biri very tricky. Ibi bintu birahumura abantu amaso cyane. Umuntu ubereye maso ubugingo bwe ndabizi neza ko kuko turi kubisoma biri imbere yacu. Umuntu ubereye maso ubugingo hari icyemezo akeneye gufata. Si icyemezo kiri spirituel gusa, hari n'ibyemezo biri physique. Turaza kwibona tugana ku musozo impamvu kibabwiwe ngo bagomba guhunga atari ku munsi mu mezi y'imbere cyangwa ku masabato. Bantu b'Imana murabona ibyemezo, murabona igihe abantu b'Imana bagomba guhunga, igihe bari kubona icyo kimenyetso kibaburira abashaka gukiza amagara yabo bagomba guhita bahunga batagenje gute batazuyaje. Kuri ayo mabendera hari hariho ikizu. Mwibuke neza ko muri Daniel batubwiye ngo umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Kuri ayo mabendera hari hariho ikizu, hejuru y'icyo kizu hariho igishushanyo cy'izuba. Kanze mbereke iyo foto y'igishushanyo cyari kiri ku mababa ku mabendera y'ingabo z'Abaroma. Ni iki ngiki. Iki nicyo kirango cyane cyo gishushanyo cyane cyo kimenyetso cyari kiri ku mabendera y'ingabo z'Abaroma. Murabona yuko iki ni ikizu kireba uruhande rumwe gifite amababa abiri abanguye. Mukurikire neza, hejuru yacyo hari ishusho y'iki y'izuba. Iki gishushanyo hari ahandi hantu mwaba mukibona? Iki gishushanyo hari ahandi hantu mwaba musanzwe mukizi? Iki gishushanyo ni handi tujya tukibona. Iki gishushanyo ni handi mujya mukibona niba hari abantu mujya mukibona. Ntabwo ndi kubona igisubizo, ubanza network yahagaze simbizi. Ikirango hari abantu mujya mukibona. Ni network ushobora kuba network itarimo iragenda neza. Ni ugusenga Satani niwe uburwana n'umurwanya ariko si umuneshi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Okay, amen. Ndabona hari abari kunsubiza. C'est comme si network igarutse. Okay, ku kirangantego cya USA. Murakoze. Ku kirangantego cya USA. Reka turebe kino kirangantego ahandi hantu tujya tukibona. Tugereranye icyashushanyaga ingabo za Roma, ngiki. Icyashushanyaga ingabo za Roma sinzi namo nkurikiye ndi kubona mutari kunsubiza. C'est comme si network ishobora kuba itarimo iragenda neza. Mutari kunsubiza c'est comme si okay. Iki nicyo kirango cyashushanyaga cyagaragazaga ingabo za Roma. None uyu munsi dufite ikizu kireba uruhande rumwe, hejuru yacyo hari izuba. N'uyu munsi hari ikizu gibanguye amababa gifite nacyo hejuru yacyo izuba, kandi nacyo gifite umusaya kireba iruhande rumwe. Murakurikiye? Ubu ngubu muri kino gihe
ingabo za Roma zirahari cyangwa ntazihari? Muri kino gihe aho tugomba kurebera ingabo za Roma ni hehe? Aho tugomba kureba ingabo za Roma ni hehe? Ahantu bagombaga bari barabwiwe ngo nibabona ingabo, tumaze kuyasoma ayo magambo mu gitabo cy'intambara ikomeye, tumaze gusoma ayo magambo mu gitabo cy'intambara ikomeye yuko paji 23 bakibona ingabo z'abaroma zishinze amabendera bagombaga guhita bagenda batazuyaje. None muri kino gihe twebwe nihe tugomba kurebera ugusohora k'ubuhanuzi, kuko ingabo za Roma nibo batubwiye ngo nimubona ingabo, Luka 21:20, kongere turebe neza, Luka 21:20, nimubona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, kandi izi ngabo zari zifite ikimenyetso kiziranga. Twebwe ikimenyetso kiziranga uyu munsi hari abakonservateri, hari abakomeje gukonserva icyo kirango cyerekana yuko ari bo ngabo za Roma, cyerekana ko bagomba gukorera ibintu byose basohoza imigambi ya Roma. Ariko murabona ukuntu ibintu byose Imana yavuze ari ibintu biriho, ari ibintu biri heyeri, ari ibintu by'ukuri. Sinzi niba mukurikiye. Ntabwo mvuze yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ari ino kashe, oya. Ikimenyetso cy'inyamaswa si iki gishushanyo rwose, oya. Munyumve neza, oya. Cyangwa se ikizira cy'umurimbuzi si iki ngicyo, oya. Ahubwo nabwiye ngo uyu munsi na introduction gusa, uko twijya imbere turagenda tubibona. Reka twihute turebe. Imana yashimye yuko izo ngabo yashimye yuko izo ngabo zishinga ayo mabendera aho ngaho. Bamaze kuyahashinga, ijambo ry'Imana tuvuga yuko Imana ntabwo yagombaga gutuma ubwoko bwayo burimburanwa n'abanyabyaha, oya. nta gihe na kimwe Imana irimburana n'abanyabyaha n'abakiranutsi, nta gihe na kimwe. Imana yashimye yuko icyo ingabo zihagota, zimaze kuhagota kubw'impamvu runaka, ingabo z'uriya mujenerali Sestius zitazihava, zimaze kuhava ziba zifunguye inzira kugira ngo ubwoko bw'Imana bugenze gute, buhunge. Mu ntambara ikomeye chapitre ya mbere paji 26 baranditse ngo abasirikare b'Abanyaroma bari bayobowe na Sestius, bamaze kugota umujyi, bagize bajya mu birindiro byabo mu buryo butunguranye, mu gihe ahubwo cyari igihe cyiza cyo guhita bagaba igitero. Igihe umugabo w'ingabo z'Abanyaroma yakuraga ingabo ze mu birindiro byazo, kandi nta mpamvu na ntoya ibimuteye yagaragaraga, abari bagotewe mu mujyi bari bamaze babona ko kwihagaraho kwabo ntacyo bizabagezaho. Bari biteguye kumanika amaboko ngo bemere ko batsinze. Ariko uburinzi bukomeye n'imbabazi Imana igira nibyo byari biyoboye iyi gahunda, kubera ineza igira ubwoko bwayo. Abakristo bari bategereje, bari bamaze guhabwa ikimenyetso bari basezeranyijwe. Icyo gihe rero umwanya wo kumvira imiburo y'Umukiza wari ubonetse ku bantu bose babyifuzaga. Ibyabaga byari biyobowe ku buryo nta Bayuda cyangwa Abanyaroma bari kubuza Abakristo kugenza gute, bari kubuza Abakristo guhunga. N'uyu munsi biri kuba, hari ibintu bimwe bireba kugira ngo bitriggeringe abantu b'Imana kugira ngo bafate ibyemezo. Ibyemezo nk'uko nababwiye, hari ibyemezo bibiri, hari ibyemezo biri spirituel n'ibyemezo biri physique, hari ibyemezo bya mwuka n'ibyemezo byo mu buzima busanzwe. Ntabwo ahangaha Imana abwiraga abantu ngo mufate icyemezo cyo kwizera Kristo gusa, oya. Ahubwo kuko bari baramaze gufata icyemezo cyo kwizera Kristo, bagombaga no gufata icyemezo cya kabiri cyitwa guhunga, bagakiza amagara yabo. Natwe dufite ibyemezo tubwirwa, dufite ibyemezo byo kwihana, dufite ibyemezo byo gusanga Yesu, dufite ibyemezo byo kwatura ibyaha, dufite ibyemezo byo kwiyunga n'Imana, ariko dufite n'ibyemezo biri physique abantu bagomba gukora. Dufite n'ibyemezo byo mu by'ubuzima abantu b'Imana bagomba kwiteguramo. Igihe Sestius yavaga mu birindiro bye, Abayuda basohotse muri Yerusalemu bakurikira abasirikare be, bari basubiye iwabo. Mbega ukuntu Imana itazigera na rimwe irimburana abakiranutsi n'abakiranirwa. Mbega ukuntu muri kino gihe nk'uko tubibonye, natwe dufite ingabo za Roma, dufite ahantu tugomba guhanga amaso yacu, dufite ahantu ubuhanuzi bugomba gusohorera. Ndababwiza ko ntabwo iri mu Bushinwa cyangwa mu Burusiya, ntabwo nubwo ubwo buhanuzi buzagera ahantu hose icyarimwe, ariko hari ahantu tugomba iteka kurebera, hari ahantu iteka tugomba kurebera. Kubera iki Joe Biden atowe ari perezida w'umugatolika? Kubera iki akimara gutorwa Papa Francis ahise amuhamagara akamwizeza ko bagomba gukorera hamwe? Kubera iki? Tugomba kwibaza nk'abantu b'Imana, kubera ko twabwiye ko tugomba kureba ingabo, niba zamaze kugota. Kandi mu gihe ingabo zimaze kugota, tukaba tunabonye yuko izo ngabo zifite ikirango gihwanye n'izo ngabo zo hambere, nta kabuza nta muntu w'Imana uzatungwa.
nta kabuza hari ibyemezo abantu b'Imana dukeneye gufata. Haleluya. Nyuma y'aho ingabo zaragarutse, excuse me, nyuma y'aho izi ngabo zaragarutse, zimaze kugaruka zaje kwica abantu. Joseph asatubwira ko hishwe abayuda barenga 1,100,000 by'abayuda, ariko mu mwuka w'ubuhanuzi tubwirwa ko nta mukristo n'umwe wigeze urimbukira muri Yerusalemu. Niko nta n'abantu b'Imana na bamwe bazigera bafatirwa mu mitego ya Roma. Nta mwana w'Imana n'umwe ukurikira gahunda y'Imana, uyoboka gahunda y'Imana neza uzigera urimburwa. Oya, abantu b'Imana bagomba kuba bakurikira umunsi ku munsi. Ndabizi neza ko njyewe nkunda gukorana na Menase ndetse cyane abantu bambwiye bati ibyo bintu wigisha by'inyamaswa, ibyo bintu wigisha, ibyo bintu ubwira abantu ubona biri ngombwa. Abajya babimbwira barabizi kuko ndabizi ko bakurikira ibyigisho, kuko baramutse badakurikira ibyigisho ntabwo babona aho bahera bambwira. Ndetse sinanjye gusa babwira n'abandi bavandimwe dufatanya uyu murimo wo gukiriza Kristo imitima. Ariko abantu b'Imana ntabwo bari barabwiwe ngo muzagume gutya. Oya, mu byo bari barabwiwe kandi ni Yesu wabivuze, ntabwo tugomba gukikira misiyo Kristo yaduhaye. Natwe dufite ubuhanuzi butubwira ko hari ikimenyetso tugomba kureba. Mu gitabo cyitwa Ibyanditswe byo mu isi y'imperuka, ingingo 425, mureke dusome aya magambo. Natwe tubwirwa ko hari ikimenyetso tugomba kureba muri kino gihe cyacu. Mureke dusome aya magambo. Tubwirwa ko hari ibintu tugomba kureba. Mfite Imana. Wabireba cyangwa ntubirebe, ntabwo uzaba usobanukiwe gusohora. Tubwirwa ko hari ibintu tugomba kureba, kandi tukabwirwa ko hari ibyemezo tugomba gufata. Igihe niki gitinze cyane, aho kimwe n'abigishwa ba mbere tuzahatirwa gushakira ubuhungiro ahitaruye hataba abantu. Nk'uko ubw'ingabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu byabaye ikimenyetso cyo guhunga kuba Kristo b'Iyudaya. Twabonye ingabo z'Abaroma kandi tubonye n'ingabo za Roma ifite uyu munsi. Roma turi kuvuga ntabwo Roma ipagani, ahubwo turi kuvuga Roma nyirisitu cyangwa se ubupapa. Kuko Joe Biden ejobundi atorwa, cyangwa se na mbere ye n'abandi bose bagiye bakorera papa, kuko na Trump uvuyeho nawe yakoreye papa neza cyane, yakuyeho Johnson Amendment. Ibi tuzabireba mu cyigisho kiri imbere. Tuzareba gukuraho iryo tegeko byatangiye mu mwaka w'1888. Tuzareba ukuntu Yerusalemu yagoswe, tuzareba ukuntu ubwoko bw'Imana bwagoswe, bwaratangatanzwe kuva mu mwaka w'800 mu buryo bukomeye. Tuzabireba mu byiciro biri imbere, n'abasezerano ko tuzahera hasi kugira ngo tuzagera aho tugeze uyu munsi. Abantu b'Imana bashaka gukiza ubugingo bwabo muzasobanukirwa Matayo 24 neza cyane. Ubu turacyari mu mwaka 70, ariko duhawe reference ngo nk'uko igihe niki gitinze, nk'uko ingabo abigishwa ba mbere natwe tuzabwirwa ngo nk'uko ubw'ingabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu byabaye ikimenyetso cyo guhunga kuba Kristo b'Iyudaya. Murumva ko ikimenyetso cyari ukugotwa kwa Yerusalemu. Niko ibyo kwifatanya kwa leta n'igihugu cyacu n'ubupapa binyuze mu iteka rihatira abantu kuruka isabato y'ubupapa aricyo cyumweru, natwe bizatubera umuburo. None leta yaba yaramaze kwiyunga n'itorero. 2017 tuzi ibintu byabaye kuko biri prophetic. 2017 ni ikimenyetso ubwoko bw'Imana bwahawe. Habaye ikintu kiri prophetic kuva mu mwaka 2017. Turi mu gihe Leta zimwe za Amerika arizo ngabo za Roma ko twayibonye zitagikora ibintu nk'uko zishaka. Ejo bundi mbere y'amatora tuzagira umwanya wo kubireba. Mike Pompeo ni umwe mu bayobozi bakomeye ba Leta zimwe za Amerika kuri ngoma ya Trump. Yakoze ibishoboka byose arafosa kugira ngo ajye Vatikani, ariko bisa naho batanze umuburo wo kubabwira ngo ingoma yanyu na Trump yarangiye, kuko baramwangiye. Papa Francis aramubwira ngo ntabwo njyewe nacira intumwa, ntabwo nakira abantu bari mu gihe cy'amatora. Mike Pompeo ntiyakirwa na Papa Francis. Ntabwo nzi icyari kimujyanye, wenda tukumbura tuzabibona icyari kimujyanye Vatikani muri kiriya gihe habura ibyumweru iminsi mike ngo haba amatora. Ariko murabona yuko dukeneye kureba, natwe dukeneye kureba nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Dukeneye kureba kandi ahantu tugomba kurebera nta handi ni kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwiyunga n'ubupapa. Neza cyane kuva mu mwaka wa 2017 nyirizina. Turiho mu gihe kidasanzwe, mu gihe cy'ubuhanuzi bukomeye cyane. Rero ibyemezo abantu bagomba gufata ni ibihe? Ijambo ry'Imana rabitubwira. Ijambo ry'Imana tubwira muri Matayo 24:16. Munyemerere tube dusimbutse gato kugira ngo turebe ibyemezo tugomba gufata.
Matayo 24 umurongo wa 16 tumanuke tugeze ku murongo wa 18 handitse ngo iki? Matayo 24 16 18 haranditse ngo Matayo 24 16 18 haranditse ngo icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahongere ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Mu ntambara ikomeye chapitre ya mbere page 26 batubwira ko byagenze, ariko uburinzi bukomeye n'imbabazi Imana igira nibyo byari biyoboye iyo gahunda. Kubera ineza Imana igira ubwoko bwayo, abakristo bari bategereje bari bamaze guhabwa ikimenyetso bari barasezeranyije. Icyo gihe rero umwanya wo kumvira imiburo y'umukiza wari ubonetse ku bantu bose babyifuzaga. Kuki bavuze ngo ni ku bantu babyifuzaga? Nuko no muri kino gihe abantu batabyifuza. Ese sibyo? Hari abantu batifuza rwose gukurikira Imana, hari abantu batifuza kuyoboka gahunda y'Imana, hari abantu muri kino gihe badashaka kugendera no kuyoboka inzira y'Imana. Abo ngabo rero ntabwo iki cyemezo kibareba, ahubwo iki cyemezo cyangwa iki kimenyetso kirareba abantu bagenza gute, babyifuza mu mitima yabo, bashaka gufata ibyemezo byo gukiza ubugingo bwabo n'imiryango yabo. Igihe Festus yavaga mu birindiro bye, abayuda basotse muri Yerusalemu bakurikira abasirikare bari basubiye iwabo. Mu yandi magambo, abakristo bahise bakurikira izo ngabo, barigendera bajya guhungira ku misozi yitwa Pera, maze abandi bantu bose basigaye baraje, ingabo zaragarutse zirabarimbura. None tukana ku musozo, byaba ari ingenzi kureba ku bimenyetso twabwiwe. Ndifuza kuganira namwe gatoya, byaba ari ingenzi kureba ku bimenyetso twabwiwe, yego cyangwa oya? Ni ingenzi cyane rwose, ni ingenzi ko tureba ku bimenyetso twabwiwe. Kubera iki? Kuko abareba ku bimenyetso twabwiwe nta kabuza bazakiza ubugingo bwabo, ariko abatarebera ku bimenyetso twabwiwe bazatungurwa, bazafatirwa mu mitego nk'uko n'abatubanjije muri uyu mwaka wa 70 byagenje gute, byabagendekeye. Kuko ingabo za Roma twazibonye n'icyazirangaga, n'uyu munsi natwe izo ngabo zigenje gute? Izo ngabo zirahari, umutware wabo aho arahari, ariko twe dusabwa kurebera kuki? Ku ngabo, kuko izo ngabo nizo tugomba kureberaho mu gihe zagose uyu murwa, mu gihe zagose ubwoko bw'Imana, zizawugota kandi ngo zizawurinda cyane. Ni ingenzi cyane yuko turebera ku bimenyetso, Yesu yatanze ibimenyetso kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uyobywa. Nubwo hazaza ababwiriza benshi, abigisha bazatubwira ngo ni amahoro, ariko ku muntu wese warebeye kuri bimenyetso neza, akabireba abisobanukiwe, nubwo yabwirizwa n'umubwiriza uturutse he. Pawulo rimwe yigeze abwira abantu ngo nubwo mwabwirizwa n'abamarayika n'abavuye mu ijuru, ntimukwiye kwemera ubutumwa butandukanye n'ubutumwa twe twagenje gute, twabigishije. Ntimukwiye kwemera ubutumwa butandukanye n'ubutumwa twe twagenje gute, twababwirije. Muri Yerusalemu rero harimo amatsinda abiri, rimwe ryari ry'abari bahagaze mu kuri, irindi ryari itsinda ry'abadahagaze mu kuri. No mu isezerano rya kera tubwirwa neza yuko iteka ryose Imana yajyaga kurimbura abantu, yabanza igashyira ikimenyetso ku bwoko bwaryo bwabaga buhagaze mu kuri, ubundi bwoko butari ubwoko bw'Imana budahagaze mu kuri, maze bukabona kugenza gute, bukabona kurimbura. N'aya matsinda mbere ko Yerusalemu irimburwa mu mwaka wa 70, Imana yabanje gushyira ikimenyetso ku bwoko bwayo bwari buhagaze mu kuri, maze abapagani babona kurimbura. Icyo kimenyetso nta kindi ni isabato. Mu ntambara ikomeye chapitre ya mbere page 26 tubwirwa ngo nta mukristo n'umwe wigeze urimburwa waguye mu isenywa rya Yerusalemu. Kubera iki? Kuko bari baramaze komatana na Kristo, maze binyuze mu komatana na Kristo ndetse bagira n'imibereho yumvira isabato, kugeza ubwo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo musenye kugira ngo kwa mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Abantu bagombaga guhunga atari ku munsi w'isabato. Guhunga ku munsi w'isabato bishatse kuvuga iki? Guhunga ku munsi w'isabato, murabizi isabato itwibwira preparation tugomba kugira iri spirituelle. Guhunga ku isabato itubwira imyiteguro tugomba kugira iri spirituelle, ko isabato ni umunsi wo kujya tujya mu cyadasanzwe n'Imana. Nubwo no muri n'imiti tugomba kujya mu shyikirano n'Imana, ariko ku munsi w'isabato by'akarusho tugomba gusabana n'Imana mu buryo bw'umwihariko. Rero ku munsi w'isabato, guhunga ku munsi w'isabato ni ukuvuga ngo abantu basabwa kugira preparation iri spirituelle,
bagombaga kugira imyiteguro ya mwuka kugira ngo ikizira cy'umurimbuzi n'ikiza kizasange baragenze gute baromatanye na Kristo mu buryo bwihariye. Ariko ntabwo ari umwihariko, ntabwo ari umwiteguro wa mwuka gusa, ahubwo bagomba no kugira n'umwiteguro w'iki wo mu by'umubiri, kubera ko babwiye ngo bagombaga no gusaba gusengera kugira ngo bazahunga amezi y'imbeho. Amezi y'imbeho hari ahantu ahuriye no gusenga. Amezi y'imbeho ndabizi ndi kureba abantu bakurikiye bari muri Amerika no mu Bubiligi, amazina amwe ndimo ndayasoma hano. Amezi y'imbeho hari ubwo mujya musenga, hari umwiteguro ubasaba gusenga mu gihe muri mezi y'imbeho. Twe muri Afurika ntabwo tujya tugira ibyo bihe bya winter cyangwa hiver. None abantu wenda muri Burayi n'abari muri Amerika mutubwire gatoya, cyane yuko n'ubu ngubu aho turimo turagana ndabizi ko muri kugana mu gihe cy'amezi y'imbeho. Iyo amezi y'imbeho yegereje mugira umwiteguro spirituel cyangwa mugira uri physique. Mwasubiza muri comment ndimo ndabisoma n'abandi wenda babisoma. Clementine ndabizi ko uri Burayi, Musisi ndabizi ko uri muri Amerika, ngaho mudusubize gatoya kugira ngo dufashe dufatanye muri kino cyigisho. Amezi y'imbeho abasaba preparation iri spirituelle cyangwa abasaba preparation iri physique? Yego Gaston, ndabizi aho uri, ngaho tubwire kuko imyiteguro musabwa kugira ni iyi. Mwitegura mu bya mwuka cyangwa mwitegura mu by'umubiri? Mutegura iki? Mutegura amasengesho, mutegura ibitabo by'umukabonzi muzasoma mu mezi y'imbeho, cyangwa ngo mutangira gutegura ibishyushya inzu, mutangira kugura ibyo kurya kubera ko mutazajya mujya guhaha buri gihe, mutangira gutegura imyenda mugomba kwambara kuko imyenda mugomba kwambara itandukanye n'imyenda isanzwe. Mutegura iki? Ntekereza ko ndi kubasubiriza, sibyo? Niko natwe muri uno mwiteguro, kuko abahunze bari abantu bafite imyiteguro ibiri. Bari abantu bafite umwiteguro spirituel, uwo nguwo ni ukuvuga ngo gusengera kuhunga mu menyo igihe kitari ku munsi w'isabato, kuko isabato itujyana no mu cyitwa gusabana n'Imana, ni umwiteguro uri spirituel. Ariko icyitwa guhunga mu mezi y'imbeho ni umwiteguro physique. Mu yandi magambo, twe muri kino gihe cyacu ubwo ikiza cy'umurimbuzi twatangiye dusa naho dutangiye kureba, tugomba kukirebera, tubonye ko ari ukureba kuri Amerika. Turasabwa kugira umwiteguro physique n'umwiteguro spirituel. Umuntu uzakubwira ngo itegure gusa bwo kwizera Kristo, itegure gusa bwo gusabana n'Imana, ariko akagukumira kugira umwiteguro physique, uzamenye yuko ari umwe muri babahanuzi b'ibinyoma twabwiye ku murongo wa mbere, mu mirongo ya mbere, ko twabwiye yuko hari abantu benshi b'ibinyoma bazaza bagatuma abantu benshi bafatirwa mu mutego bakazarimbukira hehe? Muri Yerusalemu. Nshuti muvandimwe, Imana igufashe kugira ngo usengere umwiteguro ugomba kugira muri kino gihe. Turi mu gihe dukeneye gufata ibyemezo biri spirituel, ibyemezo bya mwuka, ariko n'ibyemezo byo mu by'ubuzima. Turi mu gihe umuntu wese agomba gufata icyemezo umuntu ushaka gukiza ubugingo bwe. Imana igufashe ubwo utangira gutekereza neza ku by'urugendo rwawe. Imana igufashe ubwo wifuza ugufata icyemezo cyiza cyo kugarukira Kristo, kandi hejuru y'icyo ugafata n'icyemezo cyiza cyo kugira imyiteguro myiza ufata kugira ngo icyo cyemezo cyo kugarukira Kristo utazakinambukaho ejo cyangwa ejo bundi, bitewe n'uko icyemezo cyo mu by'ubuzima utacyitondeye, utakize, utakiteguye neza, bikazagira ingaruka no ku mibereho yawe ya Gikristo, bityo ukaba wazihakana Kristo. Imana igufashe kugira ngo ufate icyemezo cyo mu by'ubuzima kizatuma ushikama ku cyemezo gikomeye cyo gukurikira Kristo wahisemo. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere duce bugufi Imana icyubahiro mu gusoza, maze dusenge. Senga Imana. Mana yacu, Mana dukunda, turagushimiye cyane, izina ryawe icyubahiro, utiwe mu ijambo ryawe, izina ryawe ryawe icyubahiro. Tugushimiye yuko ufunguye amaso yacu gatoya, ukatwereka iby'iki kizira cy'umurimbuzi. Twabwiye ko ikizira cy'umurimbuzi ari ingabo, kandi tubonye icyarangaga ziriya ngabo ko n'uyu munsi hari izindi ngabo zigifite nk'ikirango cyazo. Amaso yacu natwe tugiye tuyahanga ahandi, turakwinze kugira ngo natwe ude kwihanga icyo kizira cy'umurimbuzi kugira ngo tumenye aho kiri, aho gihagaze, ese ubu gihagaze ahera cyane cyahagaze. Ibyo ntabwo tubyizi, ariko witeguye kubitwigisha. Uduhe kugira umwiteguro ukwiye mu gihe nk'iki Mana, ude kwera amaso ubugingo bwacu, ude komatana nawe cyane, kandi ude no kugira imyiteguro mu by'ubuzima ikwiranye n'igihe tugezemo. Umuntu wese ndagushimiye ko mbise gusenga kwacu, ndagushimiye yuko kubwira ijambo ryawe witeguye gukiza imitima myinshi. Ndakwinjiza kugira ngo uvomerere ijambo mu mitima yacu, kandi ritubashe kwera imbuto zikwiriye abihannye. Tuzajya Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza
ejo ku isaha n'ubundi ya saa 2 turaza gusubira kuri gahunda y'amasaha yacu. Tuzakomeza ejo saa 2 kugera saa 3 ku isaha yo mu Rwanda. Umwami Yesu abahire, umwami Imana ibahe umugisha, mugire ijoro ryiza. Amen.